karere ka Musanze ubwo twahoraga n'umubyeyi wadufashaga yatugaburira aduha icyo kunywa. Ni mu karere ka Musanze twari turi abana benshi, twemeje ko azatujyana mu miryango yacu kandi yatubwiye ngo azaduha amakaye n'amakaramu n'iniforume dusubire ku kigo. Yari Ndahiro Valens Papi mu karere ka Musanze. nawe jya hariya sha urya. Ibi byose biryoshye se? Mwatake rero. Kanze kora kino uretse. Mumure murarya muhage, ibyo ni byinshi. Icara neza kabisa. Bubiteretse aho ngaho turabongera. Cameraman ari ku ntebe ngiye kijyaho ku ntebe ataka. Fotogara urarira leo. Naharira. Uko. Bakaka bahana. Sharira humura we. Harya witwa Niseti? Witwa Niseti? Yewe. Ya Cesar. Cesar. Ubusaba bitekereje gusangira n'abana bo mu muhanda. Urumva jewe. Inzara y'abana mu muhanda bagenda yize. Inzara nawe yarakuriye bo birumvikana. Nabayemo ikiraro imyaka 7. Muri Musanze mvuyemo mu cyaro muri Nyabihumba mandi 3 buri myaka 10. Ni imyaka 10. Urumva? Ndabirya neza. Inzara yaho nyumba cyane. Nyumba cyane. Nabona tekeye kuvuga ngo gira abantu ba jibura sangira nabo. kubitagabanikaho Babazaniye amafoke. Wayareka sigeti nimero sinagiretse. Bantu mudukurikire rero kuri Reka TV, murabona ko uyu ari umuryango wa Cesar wasangiye n'abana bo mu muhanda ibyo kurya. Arimo aratubwira ati nanjye naciye mu buzima bugoye bw'inzara. Rero niba hari ikimana yandonyesheje nta mpamvu udasangira n'abana bo mu muhanda, cyane cyane ko anabasunikira kuri Kristo kugira ngo bakizwe nabo bazabaye abagabo. Uyu rero akaba ari umuryango wa Cesar
bifuje gusangira n'abana bo mu muhanda, kugira ngo murabona ko bafite peti nyine barabyumva nawe, banyoye, bano bari kurya, bariye, abana barishimye muri make, abana barishimye. ubona bitayeka ujye bishita iyo uretse nzikuhaga vuba niyo mpamvu mpagaga vuba nkayo gutera abantu banariye ngo Murabona nyine abana bafite peti, murabona César arimo arabasukira ku kaji, ababwira ati nanjye naciye mu buzima bwo mu muhanda, inzara yarandi, ariko kuba hari icyo Imana yakoze, byaba bike byaba byinshi, tugomba kubisangira. urumva nyine ni yazara yose niba ndiye ngomba kugira ngo nkarya neza kandi nkarya kuko ngahaza namushije murabo kubera ko nagize imyaka ihagije yo guhura n'iyo nzara mushobora gukora subscribe kugira ngo mujye mudukurikira igihe cyose. noneho abangaba bo numva ko binakomeye cyane ko wenda twebwe twabonaga n'ibimoteri tukajya kuryayo, none kurubwira ngo ikimoteri ni imari usanga binarinzwe, tukinjira mu bitaro tukajya muri za puberi, aka kanya ku bitaro uyu ntiyakwinjirayo kubera sekirite ziba zihari, twe byarorohaga kwinjirayo tukajya gushaka y'icyo kurya. Niyo mpamvu rero umuntu aba yategereje gutya. Ngira ngo murabona undi mubyeyi w'umumama nawe wifatanije n'abana, aravuga ati nanjye nubwo mpetse ariko reka nsangire nabo, mu rwego rwo kwicisha bugufi kugira ngo berekane ko n'abana bo mu muhanda nabo ari abantu kandi ari ab'agaciro. Ibintu byiza cyane rero ubona buri muntu wese akwiriye kwigiraho, cyangwa se umuntu wese wifuza kuba hari icyo yamara. Ibi ni bimwe mu byo César yavuze, aravuga ati kuko aba bana murabona baracyari batoya, bashoboye kuva mu muhanda bakiga bazagirira igihugu akamaro nabo ubwabo kandi ndetse n'imiryango bakomokamo. Ndarira naryo ngiye Ni ushaka n'amasahani. Oya hano nabonye ahantu biri. Hano kwa mami ndio kuva wewe sahani ni wewe. Todo ntabwo ujye wowe. Ndarya ndaza kurya mu kanya. Ibyo byabonetse Imana yabitanze kandi wumva ari igitekerezo cyanjye, ariko n'abagiye bamfasha, hari n'abagufashije kamemu, twabonye n'abatetse umuntu ahari mu karere kamwe hirya ati ndaka ngo mboye nanjye ngura icyo cy'umuceri, ati kangure we n'icyo cy'amakara, umuryango n'abasilamu mbese ndabashimira cyane. Imana ibaho umugisha kabisa. Hakiri kare kuko hagiye bitazashoboka, mureke dukorera aho dufite umucyo. Nyagasani Imana, izina ryawe nirihimbazwe. Dushimiye umunsi mwiza w'umugisha waduhaye kuva mu gitondo kugera muri aya masaha, wakoze kuturindira imirimo itandukanye twakoze, wakoze kurinda abafashe ingendo, wakoze
Mana uburinzi bwawe bwose bwabanye natwe kandi wakoze kubw'imbabazi zawe kuko Mana iyo utaza kubaho ntabwo twakabaye tukiriho. Dushimiye imbabazi zawe Mana, dushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe kuva kera kandi ubana aba bana bo ku muhanda, ubana natwe, ubana n'abateye iki gikorwa inkunga kandi bubana Mana n'abitangazamakuru. Uburinzi bwawe buraturinda Mana, dukomeje kugushima kandi tukunezererwa. Wakoze Mana. Umwanya nyemera kugira ngo dusabe umugisha kandi umugisha ukomeye urimo n'imbaraga zawe zo kugira ngo aba bana bo ku muhanda ubarememo umutima mushya, utere impuhwe Mana abandi babyeyi, inshuti n'abavandimwe n'abandi hirya no hino, kugira ngo tuzashime izina ryawe mu buryo bukomeye. Tukabona aba bana Mana bavuye ku muhanda, nabona abandi nk'abana nk'abandi Mana. Ngaho umugisha wawe rero mubane nabo, abifuza gusubira ku ishuri umugisha ukomeze kubategura, ukomeze kubagenderera Mana. Umugisha wawe ubane n'abateye iki gikorwa inkunga, ibitekerezo byabo, akazi kabo ka buri munsi n'imiryango yabo, bakigomwa kugira ngo amafaranga bagaburire, ariko bakavuga ngo reka nabo bagaburire kuri aba bana. Umugisha wawe Mana ubane nabo kandi ubahoreho rwose, ubombeho mu kazi kabo ka buri munsi, ibitekerezo, ubworozi bwabo, ubuhinzi, byose umuntu wese icyo akora bihabwa umugisha nawe. Tanga umugisha w'itangazamakuru kandi natwe twese turi nanjye nkomeza kutumenya ngo uri umugisha wawe kugira ngo Mana ahari ubutaha bizagende neza kurushaho, kandi tuta byose uzatanga umugisha uri mu bugingo buzima, uzaha abantu kuzabona ubwiza bwawe. Tanga umugisha mu gihugu cyacu, tanga umugisha mu mibereho ya buri muturage wese, tanga umugisha ku bagukeneye, imfubyi n'abapfakazi Mana bafite inyota yo kukumenya, utanga umugisha ugere ku bazabashije kugera hano Mana. Abo bose abarushye ubaruhure, umugisha ugendane natwe, ugendane n'abagiye kugenda, kandi ukomeze gushyigikira, ukomeze gushinga igiti mu mitima y'abantu bana, kandi ukomeze kubabwira ko hari icyizere cy'ejo hazaza, kuko uri Imana ishobora byose. Ibyo mbasabiye kandi nanjye nisabira mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen.